Zakagari yanyatse 50. Ni kenshi mu makuru ya radio na televiziyo flash twabagejejeho inkuru z'abaturage bavuga ko batanze ruswa kugira ngo babone serivisi ubundi bakwiye kubonera ubuntu cyangwa bayatswe ntibayitange bikabaviramo kubura serivisi ubundi zitangirwa ubona. Mbura umukene ntago uzubaka inzu ngo yuzuye. Iyo udatanze ruswa ntigomba kuzura. Akagari yanyatse 50. Namugira neza nyaka 50 urumva. Yose hamwe urumva neza zadafa zaramwaganye nzibihumbi 200. Kubera babandi baba barafite icyo batanze ari bo basihabwa none twe tugasigara. Ubwo rwego dusigara. Ariko barahari bayatanze na nubu bategereje amazu yabo. Ese ayo mazu ko bategereje batanze amafaranga ari benshi. Ayo mazu tuzabona niyi saha n'umunota wanyeze imbere ya Perezida wa Repubulika. N'abariya bose batanze ruswa nagenda mutunga urutoki akabimubaza. Iki kibazo cy'abaturage bakigura zimwe muri serivisi kinemezwa n'imwe mu miryango itegamiye kuri leta ikurikiranira hafi imitangire ya serivisi mu nzego zitandukanye mu Rwanda. Hategekimana Jean Baptiste akuriye umuryango nyarwanda ugamije guteza imbere kwakira abantu neza no kubaha serivisi nziza RACCP mu mpine y'Icyongereza. Abayobozi mu nzego zo hejuru bagakurikirana abantu mu nzego zibanze kugira ngo abantu bakaruswa rwose ikintu gicika. Ariko turabyumva kandi naho biri cyangwa serivisi abikeneye umuntu yagukoze hirya yaragukoza hino ntayibwe. Abaturage bakorwa kwabo babifitiye ubwoba. Yari umuyobozi akuyobora avuga ngo azagutegeka uko ashatse, azagutangaho raporo ashatse, uzamwaka n'indi serivisi. Ku buryo rero wigirira ubwoba ntibimubwire. Twagiye tuganira n'abati none se nagenza ko nshaka serivisi akaruko byabaye umuco mbigenze. Isa nk'abantu ashaka kubigira umuco. None umuntu akumva yuko kugira ngo ubone ikintu ugomba kugira uko wibwirije. Icyo rero ni ikibazo n'ituma mu nzego zo hejuru avuga ko barwanya ruswa, barwanya imikorere mibi, barwanya serivisi mbi, bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bakurikire buri gihe kugira ngo ibyo bintu bicike. Ubwo yari Muhanga mu kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora muri Nyakanga 2018, Perezida Paul Kagame yasabye abaturage gutunga urutoki ahantu hose abayobozi badobye serivisi bakwiye kuba batanga neza. Cyangwa amazi, amashuri, kwivuza, kujya ku ivuriro ukabona serivisi, abantu bakakuvura. Ubu ni uburenganzira bwawe, nunajyayo ntihakagire ugusaba ruswa ngo akubwire ngo ariko kugira ngo ubone ikibanza ushakire iki. Ubu nimumubona mujye mutubwira tumumerere nabi. Ubushakashatsi bwose buheruka bugaragaza uko abaturage babona imiyoborere mu Rwanda Governance Scorecard bugaragaza ko urwego rwa serivisi ruzi nyuma y'izindi. Ababikurikiranira hafi bakunze kugaragaza ko ibyo byerekana ko urwo rwego rukeneye ingufu nyinshi kugira ngo abaturage babone kandi banyurwe na serivisi nziza. Muyombano, Flash TV.